imirimo ya centrale ntago ari nyenye n'uyikora, dufite abo dufatanya, niyo mpamvu muhamagaye kugira ngo tube turi kumwe. Umugoroba nk'uyu hari igihe wishima ukabura icyo uvuga, ukaba nka padiri kuri wacu Thierry, mvuga iki nkora iki, ko ibyishimo byaturenze. Kubona abajene bacu badushimishije n'ubwa mbere mu Busanza ndetse n'ubwa mbere i Kanombe, kandi simbeshye, sibyo ra? Gusa si n'ubwa nyuma, ukurikije imigabo n'imigambi bafite n'ubundi bizakomeza, kandi turi kumwe nabo kugira ngo tubashyigikire. Ni ibintu byo kwishimira, biteye ishema kugira abajene nk'aba. Twahoze tureba repertoire buriya yari nini cyane, nahoze mvuga ko ubutaha niba bitegura ntago bizagorana. Njye narebye indirimbo barepese nta nubwo zigira ingano, ni abahanga pe, mubanze mubampera amashyi. Mukomereza aho rero, turi kumwe, ubuyobozi bwa centrali, abakristo bo mu Busanza duhagarariye, twese turi kumwe namwe kugira ngo tubashyigikire, kandi ntimugire ubwoba, sibyo? Reka rero me jambo na vice president nawe agira icyo avuga. Kristo Yesu akuzwe. Ambaye neza. Ako nanjye mwandokirita. Naje ndi umufana nyine, iyo waje uri umufana ufana Reyo cyangwa Aperi wisiga irangi, nanjye naryisize. Uyu mugoroba rwose ni umugoroba mwiza, ni umugoroba w'ibyishimo. Ngira ngo amaso ari kuduha. Iyi sare yabaye ntoya, ubutaha ni muri stade Amahoro. Sibyo ra, ntituzagaruka tugafana. Ngira ngo rero muri uyu mwanya nagira ngo nshimire cyane groupe de jeunes Kristo Sirenyati. Navuga ngo mu Busanza dufite amahirwe menshi. Dufite amahirwe yo kuba dufite urubyiruko rungana gutya, urubyiruko ruri active mu bikorwa bya centrali. Rwose navuga yuko centrali yacu yubatse ku rutare, itazigera na rimwe jegajega. Icyo cyizere turagifite. Rero bajene bacu turabashimiye cyane, tubashimiye ubwitange mugira mu bikorwa bya centrali ndetse n'ibya paruwase. Ngira ngo mwabonye yuko mwatumiye kuri urubyiruko rwo kuri paruwase twarubuze, bivuze yuko rero nta ruhari, sibyo? Padiri avuze ngo barishe, ariko kuba bishe nyine ubwo ntibahari. Ntago bigaragaje rero, mwebwe ntago mwigeze mwihisha. Ni ukuri turabashimiye cyane mu izina ry'abakristo duhagarariye. Rwose turahari, turababyeyi, tubijeje kujya tubatera inkunga mu bikorwa byanyu byose. Hari ibitekerezo. Inkunga ya mbere ni ibitekerezo, kuko umuntu ashaka kugutera yenda inkunga ku bijyanye n'ubutunzi bundi, ariko bikakunanira kuba wabijera, ukabijera nabi kubera yuko wenda utigeze ugira ibitekerezo byagutse kugira ngo ubashe kujera icyo kintu wahawe. Ni ukuri inkunga iyo ari yo yose centrali tuzayibatera, ari ibitekerezo, ari n'amafaranga, byose turabifite. Ndetse n'amasengesho nayo turayafite. Byose ibyo ngibyo byose bizagendana. Tubashimira rero, turi kumwe, turabakunda. Tubashimira yuko buryo mwitagatifuza mu ndirimbo, muraririmba tukaryoherwa, abakuru tugashaka kugira ngo twongere tuba abajene.
ariko murabona yuko n'ubundi mufitemo bashangazi na ba nyoko wanyu bose barahari bo kubafasha. Turahari rero ku bwanyu, tubijeje ubufatanye kandi dukomere ku isengesho, kandi tugirane ubumwe, ahari ubumwe n'ubundi Imana irabasanga. Murakoze rero n'abandi mwese, ndababwira ngo yenda hari hano tuhagaze turi babiri ariko duhagarariye santrali yose. Bakristo bavane mwe tubabwira ngo groupe de jeunes ikeneye inkunga iyi n'iyi. Ntimuzavuge ngo murirwariza hamwe n'abajene banyu, si byo se? Twizeye ko mutazadutenguha, aho tuzabiyamaze kugira ngo dutere runo rubyiruko imbaraga, muzadufasha. Murakoze rero.